subscribe. ALL-MINIG update. Ngarutse muri phase 2 ya KYC kuri AVIVE ku muntu utarayisabumitinga. Ngiye muri video nabanje kubereka, mwabonye ko nyinjiramo direct nyigerayo iyi wallet address bahise bayinyerekera kubera ko hari ibintu nari nakoze nyine fresh bituma bayinyereka. Rero wowe ukurikiye iyi video noneho tuza mwereka uburyo ubona iyi wallet address. Hari abantu bari guhita bayibaza bakakubwira ngo shaka wallet address ya Arbitrum muri OKX yawe. Kurikira neza tugendane tanu kwa tanu, hataza kugira umuntu uvuga ngo noneho ngo uko nabuze uburyo ki wayibonye. Umurikire neza tugendane, dufungure OKX tugendane tanu kwa tanu. Mana yanjye, hataza kugira umuntu warebye video uza kumbwira ngo niyageze kanongere n'urumuri. Reka mfungure OKX yanjye. Ubwo ndayifunguye, mbibutsa ko igomba kuba iri verifiye. Ukiyifungura OKX yawe iraza imeze gutya, ndakeka muri kuyibona. Iyi OKX ukuntu imeze, kano kantuza murabona ko kari kuri exchange. Ubu hano ndi muri exchange nyine ubwite, nago ndi muri wallet. Mujye mwumva ibintu nuvuga ngo hano kuri exchange ubundi niho nemerwa kureba konte yanjye nyine ya OKX nibiri verified, niho nakombatira, niho P2P byose. Ariko hano nago ari muri wallet, mujye mubyumva neza. Ahangaha nago ari muri wallet. Wallet rero hiri dore ni hano ku ruhande, dore ngaha turagendana, turiko turagendana. Urakanda hano kuri wallet ukimure. Ukimara kukimura murabona ko nakari ya wallet ya Web3 murabyiboneye ko kajemo. Rero kurikira urebe uburyo ki ubona iri ya Arbitrum neza. Ndakwereka n'uburyo muri iyi video byose ndahava mbikweretse n'uburyo wadingamo AVIVE ukayibona neza cyane hano muri OKX yawe. Twagiye rero turindire network, ndabona zinatinze. Ugifungura hari abantu muri kwinjiramo mugahita muhabwa wallet hano itari nziza. Reka mbibabwire, hari abantu bari guhita babonaho ngo keyless wallet. Dore hano murabona hariho wallet A, hari n'abantu batari kubonaho wallet. Ukigera hano kuri wowe wafunguye OKX bushyashya barakwereka gukiriya wallet. Urakanda kuri create wallet. I think wenda sinzi niba iyo foto nahita nyibona ubu none muri gere kugira ngo njye mbereka ibintu byose ku murongo. Hari umuntu maze kuyima ambwira ngo yabuze ahaca, kandebe ko nzibona yerekana uburyo ki ukiriyetinga wallet. Yes, dore ngiyi. Nuvuga ngo ugikanda hara kuri wallet, dore nkuko muri no foto bimeze murabibona. Ugikanda kuri wallet baraguhitishamo gukiriya wallet cyangwa se already have one. Nuvuga ngo hano niba ufite iyo usanganywe ya magambo 12, ni amagambo 12 baguha. Niba uyasanganywe urayafata uyashyiremo, niba utayasanganywe washatse waguhita ukanda kuri create wallet. Aho imaze gukanda kuri create wallet baguhereza amagambo 12 nyine pass phase. Nawe utazizi izo zose nirwa nanazigarukaho. Niba mara kuziguhereza birangiye, icyo urakora nyine konte yawe irahita iza. Dore bya bintu nababwiraga, hari abantu bari guhereza wallet imeze gutya ngo keyless wallet. Iyi keyless wallet ntabwo yemewe, mujye mwumva neza ibintu. Nubona hari bari guhita baguhereza ngo keyless wallet, nuko iyi wallet nta kigenda cyayo. Icyo usabwa rero wowe fata pass phase uzizane. Akantu kibanga wenda nabaha bamwe muri mwebwe wenda niba biranabakundira mwana bikora birakunda cyane. Ushatse wazana ku pass phase zawe zo muri MetaMask cyangwa Trust Wallet, urazizana ukazishyiramo zihita zikunda neza cyane. Ukanda hara kuri already have one, ugahita ushyiramo pass phase zawe zo muri MetaMask cyangwa se muri Trust Wallet, ukabona izo uzajya ukoresha buri hose, waba muri OKX ikaba wallet imwe nyine tu, byose birakunda. Ubwo ako nakantu k'ubwenge mbibiye ku bantu mubikeneye nabyo mubikoresha. Ushatse wafata wallet zawe zo muri MetaMask ya magambo 12 ukaba ari yuzana ugashyiramo, nabyo birakunda utiri ukiriyetinga inshyashya. Ukimara kuyifungura rero iraza imeze gutya. Nizi imeze gutya urascrollinga gatoya kugira ngo uzamure urebe muri wallet yawe nyine amafaranga ufitemo. Murabona ko hano zigiye zirimo nyine, dore ngizi. Ngewe murabona harimo na AVIVE, murayibona. Iyi AVIVE rero kuba yajemo ari uko nayadinzemo. Uti rero yadingwa miti. Nuvuga ngo murareba hano nyifungura gutya bimeze bitya, uscrollinze barakwereka hano hejuru ngo all network. Murahabona all network, urahakanda. Numara kuhakanda kubera ko batubwiye yuko ino AVIVE izabiri kuri chain Arbitrum 1, urayirebamo. Dore ngiyi hano, ndakeka muri kuyibona Arbitrum uyikandeho. Numara kuyikandaho
umaze gukanda kuri Arbitrum ngiye murabona ko AVIVE namaze kuyadingamo dore ngiyi iriho pe iriho ariko ubwo nje kwereka umuntu utarayadingaho numara kubona ko hano hejuru hariho Arbitrum 1 AVIVE yawe wenda sura yishyiramo wowe ushaka kuyishyiramo nawe kabirimo nka gutya kanda hano kuri manage crypto wakande ukimara kwakanda rero ukimara kwakanda AVIVE murabona ko ngewe zirimo nta kibazo zirimo ariko kubera ko wowe nayirimo hano dore handi hano rero tukanda reta wikandira hano kuri custom crypto custom crypto ubwo tugiye kwadingamo AVIVE uhakande wakanda hano kuri kwijambo wakanda kuri kano kantu ko mu nguni aho wakanda hose biremera iki gihe rero barakubaza contract address ya AVIVE iyi contract address ya AVIVE wenda ubwo reka mite njya kuyibazanira kugira ngo nyibereka hiri mujye mwihangana nyine video niyo yaba ndende mwihangane nyine kuko ni ukubakorera nyine kugira ngo ibintu mubikore neza reka njye muri X yabo tujye kuyirebayo ku bantu mutari bubashe kujya kuyireba murye muri groupe ya WhatsApp ALL-MINIG-UPDATE na nimero yanjye nanga hano rwose na nimero yanjye nanga abantu muhita munyandikira inbox muri benshi murebe muri description y'iyi video murebemo nuza murebemo link ya groupe mwinjire mu bundi murebe icyo bita nuza ubwo ngewe contract address ya AVIVE ndayitanga muri groupe ya WhatsApp ALL-MINIG-UPDATE ubwo utari muri groupe ya WhatsApp ALL-MINIG-UPDATE niyirirwa yimbaza rwose mu byumve neza twagiye rero kandebe message yerekana AVIVE kigiye kulistingwa ubwo mwihangane nyine ariko nago nanjye nshaka ko video ibandire ubwo nshaka ko birangira nuko ndeba nari kubona iyo post iyi posting kambere ku buryo kitubona contract address ya AVIVE ikimara kuboneka rero reka nze mbere ku buryo iboneka banze nyibereke ku bantu muri groupe WhatsApp ALL-MINIG-UPDATE iyi contract address murayibona kuyikeneye nawe wakigira kuri X ukareba iyi post mberetse ukayirebamo dore contract address ngiyi murayibona baratwerekaho token name na AVIVE contract address dore ngiyi ubwo turayikopiya turayikorera copy ubwo tugiye kuyishyira muri OKX nyine simubizi se murareba aho naringeze ubwo murahibukara reka nongere nsubire inyuma nongere basubiriremo ugifungura wallet yawe wayigezemo gutya icyo urareba hano hari all network murahabona wakande ubundi uhitemo Arbitrum 1 ngiyi hano hasi ndakeka muri kuyibona ngiyi Arbitrum 1 ubundi ukikanda urakanda kuri manage crypto nurebe ngo njya AVIVE irimo nge nyine nanayishyizemo urakanda hano kuri manage crypto numara gukanda kuri manage crypto urahita ukanda hano kuri custom crypto ndakeka muri kuhabona uhakande iki gihe tugiye kwadingamo nuza AVIVE yacu gucyo turakora turashyiramo ya contract address nabibabwiye ngo abantu muri groupe WhatsApp ALL-MINIG-UPDATE murayibona contract address ku bashoboye kuyirebera mwajya kuyirebera nta kibazo mukayishyiramo iki gihe ukimara kuyiterekamo gutya ubundi bwite nuko wenda wari network mamya yuko hano izina leta gizanamo nga AVIVE leta gizanamo niritizanamo ubyandikemo n'inyuguti nini ariko bihita byizana murabona ko bihita byizanamo rwose byo nago nirirwa mbirebaho cyane bihita byizana bikimara kwizana hano rero ukimara kubona ko byizanye icyo urakora ngiye kubera ko namaze kuyishyiramo ubwo sinirwa nkora confirm zahita zibamo ebyiri kandi imwe namaze kuyikorora kanda confirm iki gihe numara gukonfirma tayari biraba birangiye icyo urasabwa urahita ubona AVIVE yawe mo hano numara kuyibonamo hano urayikandaho nibisanzwe ubwo no kugira ngo dukore ibintu neza ku murongo AVIVE yawe iraba yamaze kugeramo nimara kugeramo rero murabona ko iriho hano turayikandaho ubwo tugiye gufata adress n'ubundi dore ngiyi adress my Arbitrum 1 address dore ngiyi urayikorera copy uyijyane ujye kuyishyira muri AVIVE yawe kuri KYC phase 2 ubwo nizere ko mubonye uburyo ki iboneka muri OKX mbagiriye inama abantu mutafitemo iyi wallet ya OKX ubwo reka bari mwebwe meraho niba uri kubona hano harimo keyless wallet hatarimo wallet yawe fata passphrase za MetaMask uzizana bari zishyiramo birakunda rwose ni ibintu mwibwiriye neza nako wazawe zo muri MetaMask urahita utangira kuzibonamo byose birahita biza nta kindi kibazo urabyumva ikindi contract address dukoresha twadinga miriya AVIVE murabona ko ngiye yamaze no kujya ku murongo w'ibyo nyeneye dore ngiyi hano
icyo urakora rero uburyo kugira ngo iboneke n'ubwo ngubwo nabibabwiye, n'ubwo buryo ibonekamo mugende muyirebe. Contract address ya AVIVE abayikeneye murebe muri groupe ya WhatsApp ALL-MINIG-UPDATE irabirimo. Niba utari muri groupe ya WhatsApp ALL-MINIG-UPDATE reba muri description y'iyi video, sinirwa namba nabonye muza muri benshi n'abari muri groupe barayimbaza inbox. Ubwo rero mujye muri groupe ya WhatsApp ALL-MINIG-UPDATE mujye mubona n'amakuru ku gihe. Ubwo rero mberetse uburyo ki iboneka iyi contract address, kimwe nuko buriya ubonye biri gutinda wakikorera KYC yawe ugifungura wallet yawe bikiza gutya nyine utarashyira miri ya AVIVE. Ushatse wahita ukanda kuri Arbitrum hano nk'ibisanzwe. Iyi Arbitrum ukitwara iyi adress n'ubundi ziba zisa. Ushatse wahita witwarira adress imbere yo kwadingamo AVIVE, mbere yabyo ukagenda ukabanza ugakora KYC ugasubmitinga, ubundi tukazategereza ikizava mu neza cyane. Ubwo rero ndabashimiye mwe twabanye muri iyi video, mukoresha no kuri bagenzi banyu murebe uburyo ki wadingamo iyi AVIVE muri wallet yawe ya OKX. Ibihe byiza kuri mwe mwese rero.